araryoshye cyangwa abishye njye ntabyo namenya. Oya, Reka nduwe umutinganyi wese njye namenya ngo yararyoshye cyangwa hari abahungu babishye cyangwa baryoshye? ntabyo nzi ko ntawe ndarya ntawe ndarya. Oya se. None se ibyo bintu urimo uravuga urumva ko urimo uragerageza kujijisha? Njijisha iki? Ntabyo kujijisha, ndi kuvugisha ukuri. Mbese mu bakobwa mwagiye muganira wenda bagerageje guhura n'abahungu batandukanye, ntawe wigeze akubwira ati habaho umukobwa uryoshye n'ubishye, ashingiye ku bahamya abahungu bamwibwiriye? Ku bahungu? Oya, abahungu bashobora gushora icyo kiganiro bakabivuga. Bakubwiye ko umukobwa uryoshye ari n'umeze ute? Utangana. Oya, wenda ashobora kuvuga ati umukobwa atanga nabi. Umukobwa atanga nabi. Ariko ndi kuvuga ibyo ngenda numva, hari abavuga ati ngo hari abakobwa bikanyaga, niba bikanyaga bate? Mumbaze. Yego. Iyo arimo aratanga ubugusire. Bikanyaga ngo bifunga, ibyo simbizi. Hari n'abirekura. Ngo hari n'abirekura. Bakarekura imigezi. Niko ye. Ubaye uri nk'umuhungu, washaka umukobwa umeze ute? Reka nkubwire ngiye principe zanjye. Ubaye nk'umuhungu. Mbaye ndi umuhungu. Nashaka umukobwa yemereye ako kanya gukundana nawe ukagira ngo ni nyine umva ahita gusabiraho rwo kunsamira hejuru ajyana muri roye ako kanya ati urama ntuma ngo ntituri bukomezanye se ngo turararana kuko mwemereye akumva ngo ni urwaho mbese rwo gutanjyana muri roye. Ariko Liliane I am mature enough. Umurisho TV Umurisho TV Umurisho TV Umurisho TV tuyikurikire turi benshi, kinyamakuru cyiza kandi cyizewe, dore nanjye ndahari. Yego, reka nongere mbasuse kandi mbaye ikaze mwebwe mukunda mugakurikira Umurisho TV. Mwahisemo neza cyane, mukomeze mudukurikire iki kiganiro rero ugikurikire kuva gitangiye kugeza gisoje, ariko mbwire n'umuntu udukurikiye utarakora subscribe yikore kugira ngo ujye udukurikira umunsi ku munsi tubahereza amakuru hano meza cyane. Ndi kumwe n'umukobwa mwiza cyane yitwa Liliane Massage. Turongeye turamugaruye, ndagira ngo Dr. Tusi abanze amumperere ku maguru, ahere ku maguru. Iye baba we, iye iyo ni ukuvuga ngo ibi ni ibiremwa papa, iki ni ikiremwa boro. Yego Lilia uraho? Ayiwe iye mwamubonye? Durabana suza abantu bagukurikiye. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Ariko nta kuntu nukujya muhora musuza gutyo gusa, nta kuntu basuzwe tubakubita n'ikibizo. Wow. Kuri mwese munkurikira mu nkunda, ndabakunda cyane. Ni Liliane Massage. Dr. Lili Massage. Erega impamvu nitwa Dr. Lili Massage, kampani yanjye nayise Dr. Lili Massage Company Limited. Niyo mpamvu rero Dr. Lili Massage nkunda kurikoresha cyane kugira ngo izina rya kampani rigumeho tu. Liliane, watubwiye ko ukora ubwoko bungahe? 6 bwa massage. Yego. Nongeyeho ariko ubundi bumwe bwa scrub massage. Scrub ikora ite? Ni scrub? Koresha amavuta ya scrub. Scrub. Amavuta anyereza uruhu? Ntabwo urajya muri sauna ngo bagwe scrub uyisige. Najya muri sauna se. Nzayikwereka. Uzansure ku kazi nyikwereke. Nkwereka massage? Nkwereke iyo scrub massage. Yego. Nushaka na massage nta kibazo. Wankorera? Sa kazi se? Ese ubu ufiteyo n'abandi bakobwa? Buryo nshobora kureba nkahitamo. Ngo natangiye kuzana abakozi ba massage. Ariko nzabazana nibiba ngombwa. Ubu ndabyikorera. Hari abantu babonye ikiganiro twese gukorana, baravuga bati Liliane rwose noneho massage afite nakasa mutwe. Ngo massage ya body to body. Body to body, buri muntu yaravuze ati massage iyi ishobora kuba ari rurangiza rwa burundu. Nuko nyine ubundi abantu bayita body to body, hari abayita nuru massage cyangwa body to body. Rero sinzi impamvu batangaza kandi ari ibisanzwe. Ariko ngo body to body umutsi igezeho wari warasinziriye cyane. Urabyuka? Urakanguka. Liliane, mu buzima busanzwe ari kumeze utereka, ntabwo natwe twarondogoye, ntabwo nigeze nkubaza uko umerewe. Meze neza, ndaho.
yego ibyuma barabiciye ubu ndi ku mata, urabona se ntarabyibushye ntarazanye amatama, yego bambi icyuma cyari kikwishe. bya konyage na bya giribisi byari bitwishe. Eh, Ubwo babiciye rero ubu ngiye kubyibuha. eh. Eh, Ukunda iyo ubyibushye cyangwa nanjye ukunda nkunda amata. ukunda iyo ubyibushye cyangwa ukunda iyo unanutse? Iyo ndinganiye sinkunda kunanuka cyane, sinkunda no kubyibuha cyane. Nkunda nyine iyo umuntu andeba akabona ko ntari uruzingo ariko nanone ntabyibushye. Utabyibushye? Ntabyibushye cyane. Ndagira ngo mbabarira hari abantu iyo bakubonye mu mbavu ayoyo bumva ngo bagiyeho nako bameze neza. Ndatabona babarira wongere uhaguruka abantu bakureba. Ntukansetse. Abantu bagukunda kubi. Maguruke. Ayiwe uretse turebe uretse gato uretse turebe neho yego sheki ndashekinga iki kitariho. Ziri taille française. Taille française disi. Ya. Ziri taille française. None se Ntaje ririya kubyibuha cyane. ndagira ngo nkubaze. Kora massage yego ariko uri n'umukobwa mwiza w'ikimero. Urarongorwa ryari? Nese ko Imana ari igena igihe umuntu azagendera azarongorerwa. Nturarongorwa se? Reka reka. Oya se. Naba ntarabatumira. Nzabatumira. Iyi nzabatungura nk'uko Miki yabatunguye. Buriya hari ukuntu abantu uwo utekereza ko atazashaka niwe uzashaka. Ahubwo njye naje kubona ikintu kimwe. Wa muntu uza hano akavuga ngo yewe ngo mbonye umugabo ngo nzamufata nk'ivase ngo nzamubaha ngo nzagira abandi bararongorwa bagasigara. Ese ntabwo mujya mubona muri industry bamaze bakina filime ntavuze ntawe muzi wirirwa avuga ati ngo njye mbonye umugabo ngo namufata neza ibiki, ariko ubu ngubu abandi bakaba bagiye bagasigara. Wowe utekereza rero ko atazarongorwa, hari umuntu uza akamushakaho ubushuti akamubonamo za ndangagaciro zo kubaka urugo. Rero hari abantu babona nshobora kuza kuri kamera nkavuga ibyo ngomba kuvuga, sometimes tugateramo na joke cyane, ariko bitewe abantu bandeba gutya bakareba za blague nateye kuri kamera ntibamenye Riri wa nyawe wo mu buzima busanzwe. Kuko Riri wo kuri kamera Riri n'uje kwamamaza ibyo akora, sometimes wenda akitira n'izo blague ariko ntabwo uba uzi Riri wa nyawe wo mu buzima busanzwe. Rero ushobora kuvuga ngo Liliane ngubwo ushobora kuzanga nkavuga ati wenda nkoze ndi kumwe n'undi mukobwa nkavuga ati wowe ushimangire ko udakunda abasore b'igikara, ngenda avuga ko wenda mbakunda, cyangwa nkavuga ati sinkunde abahungu birabura. Yego, urumva iyo ni content. None iyo turi hano kuri kamera turi kubiburana ubona ari ibyanyabyo. Ariko jya ugira n'amatsiko yo kumenya Riri wa nyawe ni Riri wa nyawe original. Utareberanya kuri nyashi gusa. Uriya wirirwa avuga ko adakunda abahungu birabura, uzi Riri wa nyawe. Ukunda abahungu b'inzobe? Njye ni ukuvuga ngo kugira ngo nyine umenye Riri wa nyawe nsanga mu gikari. Umenye Riri wa nyawe akunda umuhungu yirabura. Naho ibi ngibi nshobora kuza yewe sinkunda abirabura kandi wenda mfite boyfriend wirabura. Ese Ririya reka nkubaze wenda kuvuga no gutaruka. Umaje gukora imibonano mpuzabitsina kangahe? Nta na rimwe. Nta na rimwe. Liliane. Liliane. Mbabarira. Ikibazo reka nkubajije reka nongere nkikubaze. Umaze gukora sex kangahe? Reka mbabwire. Hari ibibazo nita ngo bita vie prive. Hari ikibazo umuntu akubaza waba uri injiji ukagwa mu mutego, uwo mutego ntawo nguyemo. Ni ukuvuga ngo rero kuba narabikoze cyangwa naba ntarabikora ntabwo ari ibintu naza hano ngo namamaze kuko ntacyo byakwigisha abantu. Kuba warabikoze ntabwo uri buze hano ngo uhite ubivuga. Narabikoze sinaza ngo mvuge ngo byasase ngo yewe narabikoze. Ndamutse ntaranabikoze nabwo ntabwo naza hano nabwo ngo byasase. Kuba warabikoze wamugani waba wiraburije, sibyo? Icyo cyaba ari ikibazo. Ni ukuvuga ngo hari ubuzima, hari n'umuhungu udakunda umukobwa w'isugi akavuga ati sinkunda umukobwa w'isugi. Buri muntu agira principes, niyo mpamvu navuze ngo nta nkweto iburi yayo. None se ari nk'umuhungu ukunda umukobwa utari isugi, uwo muhungu wamukukana? Ni ya mitego yawe. Oya ntabwo ari imitego. Baravuga ngo umutego mutindi ushibukana nyirawo. Ubwo ni ugushibukana. Ntabwo wanshibukana nawe usimbutse. Noneho reka tubyumve. Umaze guteretwa n'abahungu bangahe? Benshi. N'ubu baruzuye muri telefone birirwa bambwira ko bankunda. Abagusabye kukimara amafaranga ni bangahe? Ni uruhuri. Bakubwira ngo iki? Bisanzwe nyine. Gitubura muryango.
babyita ngo iki cyangwa ababimbwira ngo iki barakubwira ngo duhe igitubura muryango ni ukuvuga ngo hari n'umuhungu ugusaba ko mukundana wareba imyitwarire ukabona ko aganisha hehe mu busambanyi. Yego. Nk'urugero njyewe uwo nguwo mpita mutayahuza uko njyewe maze gukura ntabwo ndi wa mwana w'imyaka 18 bahwinjarika ngo yewe ndagukunda ngwino nsure nsanga geto saa 3 z'ijoro nsanga oya njyewe ndi mature enough. Hari umuhungu uza rero akakubwira ati riri naragukunze ni ukuri nifuza gukundana nawe biki okay akanyereka dore ko cyane ntakunda no kubona umwanya wenda wo kuba nahura n'umuntu gutya avuga ati nyereka amafoto yawe nkurebe nkaba ndamurebye nkabona n'umuhungu utagize ikintu atwaye abaye ari seriye wenda nanamwemera. Umva ukuntu abantu bikura amata mu kanwa. Noneho wa muhungu tuvuge wenda ndamubwiye ati tuzahure tuganire nzagusubiza turi kumwe sibyo turaganira kuri phone kenshi ejo nzahura nawe wenda twaplaninze tuzabona nejo tuganire twicara ahantu muri hoteli runaka cyangwa ahantu bare yiyubashye runaka sangira akantu ubundi nkusubize ukajya ukumva nka ninjoro aguhamagaye yigwanditse urumva mbabarira ngo ejo niduhura utuzaspendinga ngo night uzagende mu gitondo icyo gihe utawumva ko ari irari rimuzanye nta rukundo afite. Umuntu ukunda uramutinya nta nubwo umubwira amagambo amuganisha mu buriri ubundi ubumutinya ntabwo upfa kumubwira icyo wiboneye. Nese niba umbwiye umuntu sindana kwemerera cyangwa nkwemereye ako kanya gukundana nawe ukagira ngo nyine umva ahita gusabiraho rwo kunsamira hejuru ajyana muri roye ako kanya ati urama ntuma ngo ntituri bukomezanye se ngo turararana kuko mwemereye akumva ngo ni urwaho mbese rwo gutanjyana muri roye. Ariko Liliane aya mature enough. Okay barakumva cyane. So rero mwebwe ni ube ni umuhungu rero y'ibyanze ikintu kikwereka ko ari wa muntu uganisha muri bwa busambanyi aribyo byari bimugenza. Iyo byanze ntumenya hanyuze. Mva icyo nkubaza hari abahungu bagiye bavuga ngo habaho abakobwa babishye n'abaryoshye ibyo koko? Ahubwo wewe wabimbwiye ko ari we muhungu ko ari we mugabo wenda wewe harabo wabarari kumva araryoshye cyangwa abikenye nabyo namenye. Oya reka ndu umutinganye yose nge namenya ngo yararyoshye cyangwa hari abahungu babishye cyangwa baryoshye ntabyo nzi ko ntawe ndarya ntawe ndarya. Yes. None se ibyo bintu muravuga urumva ko urimo uragerageza kujijisha. Njijisha iki? Ntabyo kujijisha ndi kuvugisha ukuri. Nese mu bakobwa mwagiye muganira wenda bagerageje guhura n'abahungu batandukanye ntawe wigeze akubwira ati habaho umukobwa uryoshye n'ubishye ashingiye ku bahamya abahungu bamwibwiriye? Ku bahungu oya abahungu bashobora gushora icyo kiganiro bakabivuga. Bakubwiye ko umukobwa uryoshye ari n'umeze ute? Utangana oya wenda ashobora kuvuga ati umukobwa atanga nabi. Umukobwa atanga nabi. Ariko ndi kuvuga ibyo ngenda numva hari abavuga ati ngo hari abakobwa bikanyaga niba bikanyaga bate ntumbaze. Yego iyo arimo aratanga ubugusire bikanyaga ngo bifunga ibyo simbizi. Hari n'abirekura ngo hari n'abirekura bakarekura imigezi. Niko ye ubaye uri nk'umuhungu washaka umukobwa umeze ute? Reka nkubwire ngiye principe zanjye. Ubaye nk'umuhungu mbaye ndi umuhungu nashaka umukobwa icya mbere unkunda mbona ko afite urukundo sibyo. Icya kabiri umukobwa utagira amatiku. Buriya hari abantu bagira urukundo ruhora mu matiku. Wariye iki waraye kuki wariye ubugari utambwiye urumva waba ugiye muri salo kuki wagiye kwiyogoshesha utambwiye yewe uri he yakumva abantu bahavugiye wenda ukavuga ati nyuze ahantu ngiye kurya ngiye muri restaurant cyangwa mu kabari. Abo bakobwa basekeye iruhande rwa ni bande? Basetse iki? Basetse iki ni indaya zawe reka magusange nyine ngiye ndi umuhungu nakunda unkunda ikindi ukunda gukora mu buzima busanzwe akazi kariko kose ariko afite ishyaka ryo gukora. Ikindi wiyubaha mu bantu atabwejagura uko abonye. Hari umuntu mugera ahantu abwejagura imbwa. Hari umukobwa ubwejagura pe. Yewe urabizi uzi uyu muhungu tujya kumenyana twahuriye ku isoko ngiye guhaha tugenda noneho wanyaka nimero akajya kuvuga ibintu byanyu byose. Nuko dutashye ubwa mbere ndamwima ndetse ntibabona kuri kamera. Yego. Twahuriye aha uyanca amazi nyuma yaho mwaka umupurara wonyima ariko yaje kumpa ibintu byose akabivuga. Njye ntabwo nkunda umuntu ugira muri principe zanjye. Nanjye ndi umukobwa ibyo mvuze. Sinkunda umuhungu umeze gutyo. Liliane ubaye uri nk'umuhungu warambagiza umukobwa umeze nka Liliane ufite n'imyitwarire nk'iya Liliane. Nk'iya Liliane neza. Uwo reka nkubwire.
mfunga umutwe njye nakunda umukobwa ufunga njye iyo mpagaze ku cyemezo cyanjye sindi wa muntu nzaseka mbabaye iyo mbwiye ngo ugiye kungurira urukweto rw'ubururu ni urugero numva ntakunda iryo bara ndakubwira baby sha rino bara ntabwo narikunze nakubwiza ukuri. Ufite umukunzi mu gihe hari ubu ntawe mfite ndikuvuga iyo mufite mu gihe hari uwo ugurira urwo rukweto rw'ubururu abizi neza ko iryo bara atarikunda akarenzaho hingura akazi akazarinda arutanga cyangwa akarujugunya akarushyira muri puberi ntarwambaye. Njye rero ni ukuvuga ngo njye mvugisha ukuri mu bintu byose. Ikindi mfunga umutwe iyo mpagaze ku kintu nkavuga ngo hoya nkabivuga ndi seriye kiba ari hoya. Lilian umuhungu wawe sinjya mvuga ngo yewe ngo ndamutse nje nkavuga ati sha ntabwo ndi burye iryo jambo ndihagararaho kabone niyo mwazanye n'inyama zihumura gute rya jambo ndihagararaho nkavuga ati sha nimvuga ngo reka ndye navuze ko ntarya barabona ko ntari seriye. Nanga guseba nkunda guhagarara ku ijambo kabone niyo mwaba muri bumpanira icyo kintu ntagihagazeho nyihagararaho. Reka nkubaze umuhungu wa nyuma muheruka gukundana muherukana ryari? Harya turi mu kwa kangahe? Turi mu kwa munani. Derukana mu ntangiriro z'ukwa gatanu. Nijo bundi haje n'iminsi ishize yo. Ubwo mwe mumara igihe kingana iki? Ari gito. Nk'igihe kingana iki? Si nk'amezi nk'arindwi. Nk'amezi nk'arindwi. Nyuma y'uko ndagiye. Iyo kundagiye oya niyo twamaranye. Niyo mwamaranye nyine azashitimbura wa wundi yundi. Nta wundi nari mfite. Nakundana ni ukuri. Nakundana. Ubwo nari herukana nawe twaherukanaga 2025 mu ntangira zawo. Ese Lilian ko wagihura n'abantu bagiye batandukanye wenda bagutereta nta muhungu urifuza kugutereta wenda ngo agusabe kuntuza ku gahumetso atari ya gahunda y'imbere ngo yifuze kuba mwakorera inyuma nawe umutinganya oya sindahura n'umutinganya w'umukobwa si umurezi bien nta n'umukobwa uranteta ko akunda abantu ngo bahura n'abakobwa batereta nta uranyoberaho akuyobeho byagenda bite anyobeyeho si ubwo yanyoberaho gute sinjya mu mwanya abakobwa njyewe buriya. Ese Lilian ntabwo nyaricarana n'abakobwa ngo tuganire cyane ari nk'umuhungu mugiye kuryamana ukumva iyo gahunda y'imbere si yashaka kujyamo arashaka kwigira inyuma wabigenza gute bikubayeho? Nta gihe byigeze bikubaho? Kandi ntajya mbikora ibyo bintu nta n'umunsi birakubaho ngo agusaba inyuma kandi ntaba njye nose ko ntarabikora namenya ngo agiye inyuma cyangwa imbere. Babikubwiye wabyanga? Abimbwiye nabyanga ibyo bintu ntago aba ari. Aguhaye amadolari nk'igihumbi se miliyoni ariko hari uwigeze kubimbwira tudakundana. Ubwo yaragiye kujya imbere avuga ati gahunda ni ntabwo twagiye kubikora. Yaranyandikiye nk'uko imbobo zose zandikira umuntu. Ariko ruhamo nawe imbobo ni iki? Oya ntabwo mvuze ko abanyandikira ari imbobo ndi kuvuga hari ukuntu nyine nk'ubu abantu bakubona erega mu bantu bose harimo abantu bose hari abazima